Turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Donos 23 TV. Uyu ni umwanya mwiza twahariye kubagezaho amakuru abagezweho muri aka kanya. Ni amakuru rero tugiye kubabwira, amakuru avugwa ku munyarwenya akaba ari Kanyabugande Olivier uzwi ku izina rya Nyakso. Ni amakuru dukesha Igihe avuga ko abinyujije ku mbuga nkoranyambaga zose akoresha umunyarwenya Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyakso yasabye imbabazi abamukurikira n'abanyarwanda muri rusange nyuma yo gutegura live ya TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi igihugu kirimo. Ni umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Murangira Bitsieri yabwiye Igihe ko bagiye gusesengura ibyakozwe hakarebwa icyakorwa. Ni nyuma y'uko rero uyu munyarwenya n'abandi bari kumwe bakoze live kuri TikTok bakavuga ibintu bitajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi ngibi rero biragaragaza ko n'ubundi urubyiruko rugifite byinshi byo kwiga ndetse rugifite byinshi byo gukora, bitewe nuko abenshi barimo barangazwa n'izi mbuga nkoranyambaga ugasanga barazikoreraho ibidakwiye gukorwa, kandi nyamara zakabaye inzira nziza yo kugaragaza neza ukuri ndetse no kuvuga ibitagenda, ndetse tukagerageza kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo turebe ko yaranduka ndetse igacika muri rusange. Nyakso rero ni urugero rwiza ku bandi ndetse no kugira ngo abandi nabo bajijuke, n'undi wifuzaga kuba yagira icyo akora kitajyanye n'ibyo turimo cyangwa se n'ibihe turimo, ugasanga barakora ibintu bipfobya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse ugasanga harimo ibintu bikorwa bidasobanutse ku rubyiruko ndetse n'abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, ugasanga nyine ntago bikwiriye. Ibi ngibi rero umuvugizi wa RIB n'ubundi ntago hari haciye igihe ashishikariza abantu b'ibyamamare ababwira ko bakwiye gufata iya mbere bakandika ndetse bakanavuga kubavuganira u Rwanda ndetse n'igihugu mu bihe nk'ibi ngibi u Rwanda ruba rutorohewe, ndetse no mu bihe nk'ibi ngibi haba hakenewe ijwi ry'abantu bafite public, bafite audience nini kugira ngo bumvwe ndetse n'amahanga abumve. Ibyo ngibyo cyane cyane tubishingira nk'uko u Rwanda ruba ruri guhanwa bitewe n'uko murabizi ko rushinjwa kuba rwarajyanye ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufatanya na M23 kugira ngo bahangane n'ingabo za FARDC. Ibi ngibi rero RIB ikavuga ko ibi byamamare cyangwa se aba bantu bakomeye bakurikirwa cyane bakwiye gufata iya mbere bakandika ndetse bakavuga bavuganira igihugu kugira ngo byibuza ijwi ryabo reko ryagera kure kandi ribashe kuba ryasobanura byinshi by'ukuri kuruta uko abantu bumva ibidakwiriye muri rusange. Nabwira urubyiruko rero gukoresha imbuga nkoranyambaga neza ndetse no kuzikoresha mu buryo bwubaka kurusha gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo busenya igihugu cyangwa se busenya abantu. By'umwihariko rero nk'ibi bihe dukomeze kwihangana, dukomeze kwibuka twiyubaka, abanyarwanda aho bari hose bihangane kandi tuvuge ngo never again, ntibizongere ukundi.